Namakuru y'incamugongo na makuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo benshi mu bakundaga iyi famille barakomeza kugenda bagaragaza agahinda karenda kubaturitsa umutima. Ubwo witwa Kimenyi Yves ndetse n'uwase Muyango cyangwa se Mama Miguel byumvikanye ko baje kuba bagaragara mu rukiko bari kwaka gatanya cyangwa divorce. Ubwo benshi mu bakundaga iyi famille barakomeza kugenda bagaragaza agahinda n'intimba, bakavuga uti ibi ni ibiki ko isi igeze ku ndunduro bitewe n'ibintu biri kugomeza kugenda bibera muri iyi si. Umugore n'umugabo ntabwo bakirambana, ntabwo nyine mu by'ukuri urabona ko ingo zitagikomera. Ubwo benshi bakavuga uti ni satani yazamuye. Ko nureba iyi famille yatandukanye mu bintu bikomeye, urabona ko ibintu bakomeza kugenda bagaragaza, benshi mu bakunzi babo barakomeza kugenda bagaragaza agahinda n'intimba ku mitima yabo. Uwitwa Papa Miguel ndetse na Mama Miguel, nimvuga Mama Miguel cyangwa Papa Miguel uze kumva uwase Muyango cyangwa wumve Kimenyi Yves. Ndagira ngo uyu mupapa ni umupapa wakundaga famille ye cyane, ariko kubera satani nyine mu by'ukuri haza kugaragara umugore uri Belgique aza kuvuga uti Kimenyi Yves wowe humura ndaza kuba ngwereza amafaranga. Ubwo Muyango nawe ubuzima buramucanze atangira kugenda byina. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mubona amavideo yakomeje kugenda apostingwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uwitwa Muyango yakomezaga kugenda byina shaku, akomeza kugenda byina na impenure, umugabo we akabireba akavuga uti ibi ngibi ntabwo byakunda, nge ntabwo nabana n'umugore w'indaya, kuko Kimenyi yakomeje kugenda agaragaza ko uwase Muyango yamunaniye. Ubwo nimbikubwira uze kubyumva, ushobora kumva nyine abantu batandukanye, ukaba wavuga uti uwitwa Kimenyi Yves yarananiranye, kubera ko uyu mudamu uwase Muyango yakomeje kugenda agaragaza ko umugabo we ari ufite amafuti cyane. Uwase Muyango yacaga Kimenyi Yves inyuma ndetse kandi ngo akanga kumugandukira. Uwitwa Kimenyi Yves akarara inyuma y'umugore ngamutera inkokora. Ubwo mu minsi mu by'ukuri ya nyuma bakibana, uwitwa Papa Miguel yajyaga kugura indaya bitewe nuko afite ubushyuhe bwo mu maguru. Ndagira ngo nimbikubwira uze kubyumva, uyu mudamu nyine yari amaze kwigira akagarara bitewe nuko umugabo we bari bamaze kumwirukana. Ndagira ngo murabizi Kimenyi Yves ni rutahizamu w'ikipe mu by'ukuri y'igihugu cy'u Rwanda, nyuma yuko bamusezereye bakamubwira uti ntabwo uzongera kubukina bitewe nuko ntabwo uri gukina neza, nyine twaguhaze turakwiruka. Ndagira ngo nyine murabizi. Ubwo uwase Muyango abonye umugabo we baramusezereye mu ikipe, ntabwo akirimo kubona amafaranga, uburaya atangira kubugaragaza ku mugaragaro. Ndagira ngo mwaramubonye yakomezaga kugenda byina shaku, yakomeje kugenda agaragaza imico itari myiza. Uwitwa uwase Muyango ninkubwira ngo nyine yakomeje kugenda agaragara mu tubari ari guhostinga, agakomeza kugenda byinana donc utwone tw'impenure. Ubwo ngo uwitwa DJ Brian byose niwe ubiri inyuma, wakomeje kugenda ugaragaza ubutinganyi buteye ubwoba cyane. Icyakora cyo ni amakuru mbashije kumenya ndumirwa, nimbikubwira nawe uraza kwifata ku munwa, ni ibintu ubona ko biteye ubwoba cyane. Ubwo nyine uwitwa DJ Brian n'uwitwa Tesha basambanyaga umuntu witwa Muyango. Uyu mudamu bita uwase Muyango Mama Miguel ngo yakomeje kugenda agaragara mu butinganyi buteye ubwoba. Ubwo nimuzajya mubona umugabo nyine yaguhunze cyangwa mukabona nyine umuntu donc afashe umwanzuro kuvuga uti nge ndatandukana ni nyiramabeshu, ubwo nyine biba byamurenze. Tekereza kuba ufite umugore ariko akagenda yisambanyisha intoki, ubwo nyine abadamu bagenzi be bakagenda bamurongora. Nyine tekereza. Ubwo witwa Kimenyi Yves yataha, ubwo witwa Muyango akamuraza inyuma y'uburiri akamubwira uti Papa Miguel uyu munsi ntabwo ndibuze kuguha, ntabwo ndibuguhe, ndumva nta bushyuhe mfite bw'umugabo, nge ndumva nta mugabo ndi gushaka uyu munsi. Ubwo Papa Miguel nawe yabireba agahinda kakamwica. Ndagira ngo murabizi umuvumba we ya saa 11 nyine mu gitondo ubyutse mu bagabo, murabizi ukuntu nyine uba wumva wakisereye donc. Ubwo yabwira umudamu we, madamu mbabarira n'ukuri untabare ndumva nyine mu majyepfo byanze. Uwitwa uwase Muyango akamubwira uti nge ndakwishutuye, ndakwiyamye, ntabwo nshaka umugabo, ndi kukubwira ko nta bushake bwo gutera akabariro mfite, kandi nukomeza kugenda umbangamira
ndaza kuba njya kukurega muri RIB guteza akajagari mu gitsina cyanjye ndetse no kunsaba ku gahato ntabishaka. Izi RIB rero zateye nazo ubwo zagiye zizana amategeko agiye atandukanye, ni nayo navuga ko akomeza kugenda asenya ingo z'iyi minsi. Kubona ushobora gukwa umugore wawe ubwo mu by'ukuri mwagira mu gikorwa wamusaba akabyanga bitewe n'uko nyine atari kubyiyumvamo. Ubwo ndagira ngo kuri iyo screen uriho kureba uyu mudamu benshi muramuzi muri saga zakomeje kugenda zivuga, ni umudamu utuye Belgique. Uyu mudamu nyine azabone bari gufata Kimenyi Yves nabi, nawe asanzwe amukunda kuko buriya Kimenyi Yves akundwa n'abagore cyane. Ubwo nyine aravuga uti okay, nimba Kimenyi Yves bari kumufata nabi, reka nze muguyaguye, reka nze muguyaguye mwijyanire. Ubwo uyu mudamu abonye Kimenyi Yves nyine akomeza kugenda mutakira amuririra kubera ko nyine barakuranye baranateretana, ariko biza kurangira urugendo rwabo nyine mu by'ukuri rudakomeje. Ubwo witwa Kimenyi Yves uyu mudamu aramubwira uti fata indege unsange mu Bubiligi uze nkwereke utuntu twikorera. Kimenyi Yves ntiyigeze atinzamo, yahise afata indege agaragara Belgique. Ubwo nyine asanga uyu mudamu, ndagira ngo nyine ni ibintu byavuzwe donc mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku ma live ya TikTok agiye atandukanye, mwabonye uyu mudamu akomeza kugenda za mu by'ukuri akabishyiraho umucyo. Ubwo Kimenyi Yves yisangira uyu mudamu wo mu diaspora, ubwo nyine ajya kumuhoza agahinda. Ubwo Kimenyi Yves agezeyo baba bamuguriye imodoka nziza cyane ya miliyoni 45, bahita bamuhereza amafaranga. Umugore atangira gukarabya umugabo amubwira uti bari kugufata nabi sheri, ubu nyine ngewe Kimenyi Yves ngiye kugufata neza nubwo nta kazi ufite, ndaza kuba ngwereza buri kimwe cyose ushaka, ureke iyo ndaya Muyango yakomeje kugenda igufata nabi. Ubwo rero mwabadamu mwe hari igihe mugenda mukeresha abagabo bitewe n'uko mwababonye hari abandi bana bari kubasengera b'abakobwa bababuze, bakavuga uti mana yanjye nimbona umugabo nzagushima nzaguhimbaza. Ubwo witwa Uwase Muyango nuko umugabo we yaje kuba amucika, kugeza no kuri aka kanya nyine ahageze umugore wo muri Belgique amufata neza cyane, kuko ninkubwira ngo yamufashe neza uze kubyumva gutyo bitewe n'uko ni ibintu byakomeje kugenda bigaragarira buri umwe. Papa Migeri bamaze kumwirukana, Uwase Muyango nawe yatangiye kugenda mutokesha, atangira kugenda muharika avuga uti nge ntago mu by'ukuri twagumana nta kazi ugira, ntabwo turi buze kuba utashobora kwishyura inzu, ngewe ntabwo ndi bujye guhostinga udufaranga nabonye ngo nze kuba ntuzana ngo nguhahire wicaye, ntabwo biri buze kuba bikunda. Kimenyi akamubwira uti none se madamu wambabariye ko nubwo banyirukanye ko nzashaka akandi kazi tukaba twisuganya koko sheri. Ubwo Uwase Muyango aravuga uti jamais, ntabwo biri buze kuba bikunda bitewe nuko ntabwo nabana n'umugabo umeze nkawe utagira akazi. Ubwo witwa Uwase Muyango yari asanzwe afite abandi bakire ajya guhostingira mu tubari, afite ba DJ Brian bakomeza kugenda bamutinganya. Ubwo nyine akumva ntabwo afite ubushake bw'umugabo. Ariko mwabantu mwe iyi si sinzi ikintu cyayijemo, kuko ntabwo ingo zikiramba, sinzi ikintu cyabaye. Ubona nyine zirarazaka bwacya mu gitondo zikazima, ukabona umuntu ari kugendana mu by'ukuri n'umugabo we, ukabona umugabo ari kugena n'umugore, ukavuga uti barishimye ariko bagira mu buriri n'inkokora, ntabwo nyine bose bararabatiranye imigongo. Ubwo nyine wabona abantu ukavuga uti barakundanye, hari ingo nyinshi cyane mu by'ukuri zubakiye mu migongo, ukabona nyine uraranye n'umugore uraranye n'umugabo bose barayibatiranye imigongo. Ubwo bwacya nyine bakayobya amarari kugira ngo societe itaza kuba ibafata nabi, bagatangira kugenda nyine baseka bitewe nuko nta kindi kintu babikoraho. Ariko ibi byose biraterwa no kuba abantu benshi bafite umurengwe. Nimbikubwira uze kubyumva gutyo, urabona ko nyine umuntu asigaye abona amafaranga. Akiri umukobwa arasengaga mana numpereza umugabo nzagushima kandi nzaguhimbaza. Umusore nawe akagira uti mana numpereza umugore nzagushima nzaguhimbaza. Nungira umugabo nkajya mbona ibitunga umugore wanjye n'umuryango wanjye nzagushima. Umukobwa nawe akavuga uti nungira umugore nkabona umugabo umwahira agatunga umuryango wanjye nzagushima. Ibyo byose Imana ikabikora mu bumana bwayo,
ariko benshi mu by'ukuri bahita bibagirwa vuba bagatangira kwigira mu bidafite umumaro, ubwo Imana yabireba nayo igakomeza kugenda ibabara. Imana yakomeje kugenda yohereza ubutumwa cyane ivuga uti ndaburira abo muri iyi si muri gukomeza kugenda mwitwara uko mushaka. Ingo zimwe na zimwe zitanyubaha nzigezemo, ngiye kuziteza amadivorce, ngiye gutuma nyine mu by'ukuri ingo zitanyumvira zitandukana. Ubwo nyine tekereza kubona umudamu nk'uyu nguyu mwiza gutya aratingana. Ubwo witwa Yago Pondati, ndagira ngo aba big energy muri aha mwandike big energy. Ndaza kuba mbabwira impamvu mbabwiye ngo mwandike muri comment section big energy. Bitewe nuko uwitwa Yago Pondati Nyarwayo Innocent ibintu avuga buryo ntabwo ari umusazi. Ndakugarukiye Yago, ndakugarukiye ndakumva. Yago Pondati yarazaga akavuga uti uwitwa DJ Brian asenya ingo nyinshi mukagenda mubigira imikino. Uwitwa DJ Brian asenya ingo nyinshi mukabigira imikino. Ariko Nyarwayo Innocent cyangwa se Yago Pondati, ibyo wavuze burya nje kuba nkugarukira, ibyo wavuze mu by'ukuri byari ukuri kandi nta hantu na hamwe wigeze uyoba. Ninkubwira ngo urugo rw'Uwase Muyango ndetse na Kimenyi Yves, Mama Migeri, Papa Migeri ruzabazwe uwitwa DJ Brian. Gateka Brian Imana imusange imugereho. Abagore asenyeye ingo ni benshi, abagabo asenyeye ingo ni benshi. Arakomeza kugenda yogeza ubutinganyi, ubwo akagenda akoresha intoki mu bitsina by'abadamu bagenzi be. Namwe muzanyumvire amahano uyu Gateka Brian akomeza kugenda akora. Ubwo ngenda nabireba bikantera iseseme, nkumva nanaruka nk'umuntu uri muri Kristo. Ngenda bireba bikantera iseseme. Nyine uwitwa Yago Pondati akaza akavuga uti Gateka Brian ni wowe uri gusenya ingo. Nyine ukabona benshi baravuga uti Yago uri hoya ntabwo ari umunyamatiko. Donc ubwo ninkubwira ngo icyakora cyo mw'abantu mwe, Papa Migeri na Mama Migeri bari gukomeza kugenda bambabaza. Ubwo ninkubwira ngo barambabaza kugeza ahandi numva mu by'ukuri nanjye agahinda kari kunshengura umutima. Uze kubyumva gutyo, yari ukuntu nyine wabonaga ari famiye nziza, ukabona ukuntu Mama Migeri gaseka neza, wareba akakana ka Migeri ukuntu gaseka ukavuga uti Imana ntibazatandukane. Ariko nyine ntabwo byakunda ko baza kubura gutandukana bitewe nuko Uwase Muyango yitwaye nabi. Yitwaye nabi nimbikubwira uze kubyumva, nta ruhande na rumwe mbogamiyeho, ntihagire abantera amabuye. Ninkubwira ngo uyu mudamu wo muri Belgique yatwaye uwitwa Kimenyi Yves yamaze kuba igisenzegere, uze kubyumva gutyo kuko nyine uyu mugabo yari afite agahinda. Imana yaramushumbuje ihita imutegeza iyi ndushyi ifite amafaranga. N'umukobwa wari ukuze kandi yakundaga mu by'ukuri Kimenyi Yves, ariko nyine Uwase Muyango akimara kubona bamwirukanye mu ikipe aravuga uti reka sinabana n'umugabo udafite ikintu akora. Iyi nkuru mw'abantu mwe iraza kunyibutsa inkuru ya Nyambo na Titi Brown. Buri uwitwa Nyambo Jessica yanze Titi Brown ngo amuziza kuba ngo ari agakene, yisangira umugabo adakunda wo muri Dubai. Ndagira ngo muramuzi uwitwa Richard mu by'ukuri aza kuba arya agapapu gakomeye cyane uwitwa Titi Brown. Ariko Nyambo Jessica nawe vuba aha murabona gatanya, Linda ndetse na Christian vuba aha gatanya zabo nazo ziraje mu izina rya Yesu, nazo ndazihanuye ziraje. Bitewe nuko ibintu bikomeza kugenda bikorwa, burya hari ingo nawe ureba ukavuga uti uru rugo ntabwo ruzaramba. Icyakora cyo nge gatanya ndi kubona iya Linda na Christian nayo iraje kandi murayibona vuba. Ninkubwira ngo Linda na Christian gatanya yabo nayo iraje vuba aha, muze kwa mubyumva gutyo kuko ubona ko nyine abagore b'iyi minsi mu by'ukuri sinzi ibintu bigize. Baragera mu ngo, ubwo ibuno nibuno, itako n'itako ibere bakagenda bakarigaramisha mu ntebe, bakavuga uti nge ntacyo mwaza kuba munambaza. Ariko ndagira ngo uyu muryango wakomeje kugenda ushavuja benshi, wakomeje kugenda ushengura benshi. Kugeza kuri aka kanya muraza kunyemerera tubifurize buri umwe wese kugira urugendo ruzima ndetse no kuzabona umugore n'umugabo umunogeye, ndetse Imana izakomeze kugenda iba mu ruhande rwa buri umwe. Muraza kunyemerera ndekeraho.